nyemerana none nkusuze kandi mwifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Darwin Sport Zone. Nizere ko umeze neza cyane, nizere ko aho uri hose uri amahoro, kimwe gikomeje kugenda kikugendekera neza cyane kandi ukomeje kuryoherwa na weekend vibes za weekend. Nizere ko uri nazo, ariko nyaboneka nawe bitameze neza cyane udafite vibes za weekend, ukihangana impamvu zigenda bitagenze neza muri no munsi ndetse bizabigenda neza undi munsi uzaza. No kwizera kandi Imana ibizimpamvu kabisa. Nizeye ko umeze neza cyane kandi witeguye neza cyane kugenda udutega amatwi muri ano makuru y'imikino tukuzane. Ikiganiro cya siporo kirambo kiraza kuba kibanda mu ikipe ya Arsenal. Tugiye kugucukumbura rwose icyo bita Andrea Brite, umugabo ukomeye cyane bita Mikel Arteta, abo bose aho bahugiye, ese bahugiye mu biki hari mu ikipe ya Arsenal, baraza kuba tuzana iki, baduhishiye iki, barakugira usobanukirwa byinshi cyane baduhishiye birimo n'umwataka. Aferi z'umwataka mu ikipe ya Arsenal ati rwose zigomba kuba zirangira vuba cyane muri kuno kwezi kwa karindwi, ngora ko balonshinga abakinnyi bagiye batandukanye babo bamaze kugurwa, ariko kandi muri abo bakinnyi agomba kuba hazamo n'izina ririmo umwataka nimero 9. Ati pre-season turakwerekeza muri pre-season, umwataka twamaze kumuronshinga, ndetse rero tuje kugenda tubageza byinshi cyane tubahishurira transfer ikipe ya Arsenal ihugiyemo muri ino minsi. Nizere ko umeze neza cyane kandi uri tayari, ndetse teka tukubwire ngo kuno tariki ya 6 z'ukwezi kwa karindwi 2025, nizere ko rero rwose uryohewe ndetse uri muragenda nyine enjoyinga vibes za weekend, ariko kandi unategura ku munsi w'ejo, dore ko ari umunsi w'umurimo nyuma ya weekend menshi cyane tuvuyemo. Byanze bikunze hari icyo wakoze muri izo weekend, ariko kandi wararuhutse ugomba gukora neza cyane ku munsi w'ejo. Rero ntibibatware, nicyo kintu hababwiye. Reka rero twebwe twitangire kuri aferi mu ikipe ya Arsenal z'abakinnyi. Ikipe ya Arsenal imiragenda ishimasha imiganirizo umunsi ku munsi. Arsenal kabisa iravuga ati turaprofita amahirwe amakipe arimo aragenda yitesha kugira ngo tuze kuvunira mu mavi, tuze n'abakinnyi bashamburiya kandi beza cyane bagomba kuza bakaba amanyenyeri hano mu ikipe ya Arsenal, ndetse MSC Diamonds ongere gutanga ibyishimo ndetse n'ibirori. Ubu rero ku ruhande rwo bitsa Rodrigo Goes, dore ko yamfunguriye ibiganiro Rodrigo Goes ikipe ya Arsenal bimeze bite, ese ruhande rwo bitsa Rodrigo Goes yagakwiye kuba akina mu ikipe ya Arsenal rwo ruhagaze rute? Ubwo ni uruhande rw'imoso nimero 11 ikipe ya Arsenal, murabizi abatuye ikinaho ni Gabriel Martinelli, umunyabrazil y'imyaka 24 mwene wabo na Rodrigo Goes, ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Ariando Trossard umubirigi. Bivuga ko ku myaka 30 agomba kwasohoka mu ikipe ya Arsenal, ndetse hakinjira muri mukinyi ugomba kuba ushamburiye ku ruhande rwe, bakareba akavuga ati bita Rodrigo Goes ati niwe azaga fitinga mu nubwo atahemwe kugenda avuga abakinnyi benshi cyane ba Brahim Mbeumo baravuze, Valeriao Flex baravuze, abo bita rero ba Ebrech Eze baravuzwe, ariko rwose ikipe ya Arsenal ati rwose iriteguye kuba yagira gute yatanga igisabwa cyose kugira ngo ibone Rodrigo Goes. Ikipe ya Arsenal ni mutoza Mikel Arteta ati ubundi mikiniye kandi aracyari muto, afite imyaka ikiri mito, ibyo ari byo byose ati tugomba kuba dukora igishoboka cyose kugira ngo twishyure miliyoni 90 z'amayero twifuzwaho n'ikipe ya Madrid nyiri uno mukinnyi. Ati rero rwose tugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo uno mukinnyi tumwegukane. Ese asinye mu ikipe ya Arsenal mwene wa munyabrazil yajya he, cyangwa araza kuba nyine akomeza kugenda bakinane? Iyo gutegereza tukareba, ariko ikintu gihari nuko bita Gabriel Martinelli ikipe zo muri Arabia Saudite kuruyembe ikipe ikomeye cyane ya Al Nassr iravuga ati turatanga miliyoni 73 z'amapaundi kugira ngo turebe ko uno mukinnyi bita Gabriel Martinelli yavanga ku myaka ya 24 yerekezana muri Arabia Saudite. Nubwo ari icyemezo kitakishimirwa n'abafana benshi, ariko bavuga ko rwose ubita Gabriel Martinelli arimo arabengukwa n'ikipe yo muri Arabia Saudite ikinirwamo n'ubita Cristiano Ronaldo Aveiro de Santos, bakatubwira ko rwose ngo diriye irimo irakorwaho ndetse kugira ngo bafunguriye imiryango bita Rodrigo Goes. Ese abafana b'ikipe ya Arsenal no mukinnyi bita Rodrigo Goes murabumva mute? Ese Gabriel Martinelli ni ngombwa ko yagakwiye kuba agenda? Mutubwire ukuntu bimeze. Gusa njyewe mbona ku ruhande rwo bita Gabriel Martinelli nibyo rwose Gabriel Martinelli ni umukinnyi mwiza, ariko ku ruhande rwe ntago nyine performing ibyo Arsenal ishaka. Ikiza nuko mbona ko Arsenal ntago yagakwiye kuba imurekura, ahubwo yagakwiye ubita Ariando Trossard ugeze mu myaka y'ubukure. Gabriel Martinelli kamurekiramo kazana Rodrigo Goes kugira ngo bajye bafatanya n'uno umwene wabo umunyabrazil bita Rodrigo Goes na Gabriel Martinelli bajye bafatanya. Ubwo rwose naho ni ku ruhande rwanye ko nabaro ko ubyumva. Tuvanga rero twerekeze ku ruhande rwo bita Thomas Partey, twabamaze kubabwira ko bita Christian Norgard umugabo w'umukapiteni w'ikipe ikomeye cyane ya hariya aba Brentford Bees. Uno mugabo rwose bivuga ko yamaze kugenda asinyira ikipe ya Arsenal, ariko nyine ngo hasigaye cyo bita medical test
ndetse no kuba mumurika. Ubwo rero ngo Cristiano Ronaldo agomba kuza agasimbura umugabo ukomeye cyane bita Thomas Partey umunyagana ukina ikipe ya Arsenal ndetse wamaze kugenda asa n'utandukana nayo ndetse kandi nahoze mabwira nyine ibyagarimo nuko ubwo niho nerekeje benshi cyane akavuga ati nawe tugwaye green light ndetse tugwaye amanota ubwo utangiye kutubwira ku mwataka mu ikipe ya Arsenal. Rero umutoza Mikel Arteta arakubwira uti mu ikipe ya Arsenal twanze kujya ku isoko ndetse tujya kurwanira abakinnyi batashamburiye badakora ibyo twifuza. Ati rero niyo mpamvu tugomba kwitondera ikijyanye n'umwataka hariya nyine rwose ku isoko ry'igura n'igurisha tukazana umwataka ubimariramo. Turabizi ko hari abataka benshi beza ariko batari ku rwego rwabo twifuza. Ati rero abo twifuza niyo mpamvu tugomba kwitondamo kugira ngo tuzabone umwataka agomba kuza nyine akerekana yuko yamaze imyaka 3 ashakishwa, bakabona ko rero rwose umugabo bita Victor Gyökeres ati gishoboka cyose nubwo kipe ya Sporting Lisbonne birabagora ati turaza kuba tugikora. Ikintu gihari nuko rwose ni n'amakuru meza cyane ku kipe ya Arsenal baratubwira ko rwose umugabo bita Victor Gyökeres umunya Sweden afite imyaka 27 ndetse yavukiye mu gihugu cya Sweden akina rero ikipe ya Sporting Lisbonne. Muri sezi ishize yagize uruhare mu mitego 75 atanga assist zya ku 12 ndetse atsinda ibitego 63 mu mikino 53 gusa. Urumva ko rwose yagize uruhare hariya ku mugare ba rwiza cyane arusha wita Kylian Mbappe, arusha Lionel Messi, arusha Cristiano Ronaldo. Urumva ko nyine birakomeye cyane kuno mugabo ndetse wita Victor Gyökeres. Ikintu gihe nuko ikipe ikomeye cyane Arsenal ngo biri mu biganiro bye nawe ndetse kugira ngo barebe ko barangiza bakamuha amafaranga kandi baratubwira ko rwose ngo bino yagenda neza cyane kandi ibiganiro birimo birigenda bigera ku musozo. Nyuma ko bamukomeza ngo ati tuzaguha amafaranga menshi cyane kugira uhembwa menshi mu ikipe ya Arsenal. Ikindi kintu nyine iyo ni trick ko washimashima umukinnyi umukomveka tuzaguhemba amafaranga arenze undi mukinnyi wese mu ikipe yacu. Akona gatrike kambere bakoresha kandi bakavuga ngo tuzagutungiye umuryango wawe ndetse akandi gatrike bajya bagira gutya bakavuga ngo kisasa baravuga ngo muri equipe uzaba umutoni nawe uzigera nyine akwiye mu mwanya. Ikindi kintu bashobora kuba bakoresha iyo barimo barashimashima umwataka baramubwira ati ku kijyanye n'amabonus uzaba rwose uri hejuru cyane ndetse bakaba banakubwira ati uzaba uvuga ryijyane mu ikipe yacu ndetse ikindi kuba banga tuzakugira umuyobozi w'abandi byo nubwo biba bigoye nabyo barabikoresha. Ikipe ya Arsenal ikavuga yuko ubita Victor Gyökeres ngo bagomba gukora igishoboka cyose akavuga ati imipango dufite niyo gutwara UEFA Champions League kandi muri Sporting Lisbonne biragoye ariko ikipe ya Arsenal yageze muri semi final y'umwaka ushize ati irashobora ko yaza igatwara igikombe iramutse ibonye umwataka mwiza cyane. Mpamvu rero bavuga ati wabitsa Victor Gyökeres ibiganiro bye bigeze heza kandi abagenti be ndetse n'abari muri ruhande baravuga ko rwose mu biganiro barimo baragenda no cyandira bete ngo biba yagenda neza cyane. Ahubwo Sporting Lisbonne yo kavuga ati imyaka 5 rwose turaza kuba tugenda tugira gute tutemera ko aducika dufite imyaka 5 ndetse ikindi kintu wamenya nuko ikipe ya Arsenal baravuga ati turaguha imyaka 5 kugira ngo uze udusinye ndetse uze udufashe kwitwara neza cyane. Ono bita Victor Gyökeres umunya Sweden akina ikipe ikomeye cyane ya Sporting Lisbonne. Tuve kwa kwa David Austin ugaruka kuri nkuru kwa Victor Gyökeres twerekeze hari mu gikombe cy'isi cy'amaklebe yo rwose ntago byabaye byiza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Bayern Munich kubura umidfielder nka Jamal Musiala umwana w'imyaka 22 akagira injari imeze kuri ya ugiye ubwoba. Igihe rero no gutegeza tukareba ko biraza kuba bigendekera ikipe ikomeye cyane ya Bayern Munich dore ko yatakaje nyine umukinnyi wayo neza cyane ndetse reka tukubwiye ko rwose uwo bitsa Jamal Musiala yamaze nyine kugira imvune igomba kumumaza hanze hagati y'amezi 5 na 6. Urumva ko nyine baramusheni ibuza umukinnyi mwiza cyane mu gihe nyine kuzagira intangiriro za saison iri meze neza cyane. Ndetse reka twaherekeze ku mugabo ukomeye cyane kandi bitsa Fabrizio Romano atugati mu gikombe cy'isi cy'amaklebe amakipe yaratunguranye tingo kubona ikipe ya Borussia Dortmund igarukana ikipe ya Real Madrid hafi kwiheza umwuka ati ni ibintu bibabaje cyane ati ni ibintu birimo surprise atati twararyo igikombe cy'isi cy'amaklebe ayabati Fluminense akwemo ikipe ikomeye cyane Internacional de Milano ndetse ikipe ikomeye cyane ya Chelsea de Blues yayikoragamo ati Palmeiras nayo
yitwaye neza cyane n'amakipe arimo Al Hilal. Ati rero rwose twaratunguwe mu gikombe cy'isi cy'amaklub cyaratujyoye nubwo tugiye gukina finali rwose zirimo n'amakipe meza cyane. Borussia Dortmund yatashye ariko n'ikipe Palmeiras yatashye ariko Chelsea de Blues igomba kuba ihura n'ikipe ikomeye cyane ya ya Fluminense ndetse ikipe ikomeye cyane ya Paris Saint-Germain igomba kuba n'ikipe ya Real Madrid ku itariki 9 ndetse n'8 rwose tuzatwinjoyinga amashampiyona rero arimo nyine amakipe yo mu mashampiyona akomeye Real Madrid muri Espagne ndetse ikipe ikomeye cyane ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa, ikipe ikomeye cyane ya Chelsea de Blues mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'ikipe ikomeye cyane ya Fluminense mu gihugu cya Brazil. Ubwo rero mbako nyine ari ibintu byiza cyane. Reka rero twebwe tukubwire ko ikiganiro cyo muri aka kanya dutse n'abagisoreza hano tubarandikira ikindi kiraza kuba kivuga ku mugoroba ndetse tuze kubashimira cyane ko mwatuze amatwi ariko ikintu wamenya mu ikipe ya Arsenal irimo iravugamo byinshi cyane. Ubwo rero turabiseguye tugiye tubisegura tukubwira ko uraza ko byumva ku mugoroba. Njye ndi Darwin tuze guhuza ku mugoroba tuganira neza cyane.